Murindi Official TV 1 ndasubiramo ikaze kuri Murindi Official TV 1. Hano hari ikibazo abantu benshi bibaza, imperuka y'isi itera abantu ubwoba, ikabashishikaza kandi igatuma bumva bashobewe. Ese imperuka izaba ryari? Iyo mwumvishe ko kalendari y'abamaya yarangiye itariki 21 Ukuboza 2012, abenshi bakaba bavuga ko uwo munsi ku isi hazabaho ihinduka rikomeye. Wumva umeze ute? Bitewe n'ibyo witeze, ushobora kumva wumirijwe, ukumva ushobewe, cyangwa se ukumva ntacyo bikubwiye. Ese ibyo si kimwe n'ibindi binyoma bivugwa mu gihe cy'imperuka cyangwa cy'impera z'isi, cy'imperuka y'isi? Ubundi se Bibiliya ivuga iki ku mperuka y'isi? Matayo 24:23 Bibiliya yera. Mvuze Matayo 24:3 Bibiliya yera. Hari abatinya ko isi izashya, abandi bafite amatsiko menshi yo kuzareba iherezo ry'isi. Abandi benshi bamaze kurambirwa guhora babwirwa ko imperuka yegereje. Ese ibyo batekereza bizabaho cyangwa ntibizabaho? Ryari se mu zihe nzira? Umenye icyo Bibiliya ivuga ku birebana n'imperuka bishobora kugutangaza cyane. Uretse kuba Bibiliya itangaza impamvu zagombye gutuma dutegereza imperuka, inerekana ko abantu bari kuzayitegereza bakabona itinze bari kuzarambirwa. Turagutera inkunga yo gusuzuma ibisubizo cyangwa kureba ibisubizo biri muri Bibiliya itanga, cyangwa Bibiliya itanga ku bibazo abantu bakunze kwibaza ku birebana n'imperuka. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ese isi izashya? Igisubizo Bibiliya itanga yashiriyeho isi ifatizo zihamye, ntizigera inyeganyega kugeza ibihe bitarondoreka ndetse iteka ryose. Biboneka muri Zaburi 104:5. Nta kintu na kimwe kizigera kirimbura isi niyo waba umuriro, ahubwo Bibiliya yigisha ko abantu bazatura ku isi iteka ryose. Muri Zaburi 27:29 hagati cyangwa hagira hati, abakiranutsi bazaragwa isi kandi bazayituraho iteka ryose. Zaburi 115:16. Yesaya 45:18. Imana imaze kurema isi yavuze ko yari nziza cyane, kandi niko ikibibona. Itangiriro igice cya 1:31. Aho kugira ngo iyirimbure, yatanze isezerano ry'uko izarimbura abarimbura isi, bityo ikazabaha iyirenze ariko bityo ikazaba iyirinze abashobora kuyangiza. Bivuze ko Imana izarimbura abantu bashaka kurimbura isi, kandi Imana izahora iyirinze cyangwa irinda abashaka kuyangiza, izanabarimbura. Ibyahishuwe ibice 11:18. Ariko se amagambo yo muri Petero wa kabiri ibice 3:7 asobanura iki? Uwo murongo muri Bibiliya uvuga ko ijuru n'isi biriho ubu bibikiwe umuriro. Ese ibyo byaba bisobanura ko isi izashya? Inshuro nyinshi Bibiliya ikunze kuvuga ijuru n'isi n'umuriro mu buryo bw'icyegeranyo. Urugero, mu ntangiriro cyangwa intangiriro 11:1 havuga ko isi yose yari ifite ururimi rumwe. Ijambo isi rivugwaho rigereranya abantu. Amagambo akikije umurongo wo muri Petero 2:3 agaragaza ko ijuru, isi n'umuriro bivugwamo ari iby'icyegeranyo. Ku murongo wa 5 n'uwa 6 havuga icyo ibyo bihuriyeho
n'umwuzure wo mu gihe cya Nowa. Iyo igihe isi kera yarambutse cyangwa yararimbutse, isi yararimbutse, ariko umubumbe wacu ntacyo wabaye, ahubwo umwuzure wahitanye abantu babi akaba ari bo biswe isi. Nanone umwuzure warimbuye ijuru, ni ukuvuga ubutegetsi bw'abantu bw'icyo gihe. Itangira ibice 6:11. Bityo rero amagambo ari muri ahangaha rwose reka dusubiremo. Umwuzure wahitanye abantu babi akaba ari bo biswe isi. Nanone umwuzure warimbuye ijuru, ni ukuvuga ko ubutegetsi bw'abantu bw'icyo gihe. Itangira ibice 6:11. Bityo rero amagambo ari muri Petero wa 2 ibice 3:7 ni ubuhanuzi buvuga ukuntu abantu babi n'abategetsi babo bazarimbuka burundu. Bigenda bite ku munsi w'imperuka, cyangwa bizagenda gute ku munsi w'imperuka? Abantu iki kibazo barakibaza. Igisubizo Bibiliya itanga, isi irashirana n'irari ryayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka reka dusubiremo. Bizagenda bite ku munsi w'imperuka? Igisubizo Bibiliya itanga, isi irashirana n'irari ryayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka ahoraho iteka ryose. Yohana wa mbere ibice 2:17. Iyo si izashira si umubumbe, ni abantu bose badakora iby'Imana ishaka. Kimwe n'uko umuganga ashobora guca urugingo rwafashwe na kanseri kugira ngo arokore umurwayi, Imana nayo izakuraho abantu babi kugira ngo abeza bishimire ubuzima hano ku isi. Zaburi ibice 37:9. Bityo rero twavuga ko imperuka y'isi ari nziza. Kuba imperuka y'isi yerekeza ku kintu cyiza bishimangirwa na Bibiliya zimwe na zimwe zihindura ayo magambo, zivuga ko ari iherezo rya gahunda y'ibintu cyangwa iherezo ry'ibihe. Matayo 22:3 ni International Version. Ubwo se kuba isi izagumaho ikazaba iriho n'abantu, ntibizaba bikwiriye ko nyuma yayo habaho ibihe bishya cyangwa uburyo bushya bwo kubaho? Bibiliya igaragaza ko ari uko bigenda, kuko ivuga ko hari isi izaza. Luka 18:30. Icyo gihe kiri imbere nicyo Yesu yise igihe cyo guhindura byose bishya. Abantu bazabaho nk'uko Imana yari yarabiteganyije. Matayo 19:28. Icyo gihe abantu bazaba muri paradizo ku isi, ntacyo bikanga kandi bafite byose. Yesaya 35:1. Mika 4:4. Bazagira akazi keza kandi gashimishije. Yesaya 65:21-23. Bazakira indwara z'ubwoko bwose. Yesaya 33:24. Ntibazongera gusaza. Yobu 33:25. Abapfuye bazazuka. Yohana 5:28-29. Niba dukora ibyo Imana ishaka, ntidukwiriye gutinya imperuka y'isi, ahubwo dukwiriye kuyitegerezanya amatsiko menshi, kuko imperuka ni nziza nk'uko twabisomye. Ese koko imperuka irahari cyangwa iri hafi? Igisubizo Bibiliya itanga, nimubona ibyo byose bibaye, muzamenye ko ubwami bw'Imana bwegereje. Luka 20:31. Mu gitabo Porofeseri Richard Ikire yanditse kivuga ibirebana n'iminsi y'imperuka, yavuze ati ibintu bihinduka mu buryo butunguranye, n'imivurungano iba mu baturage bituma dutekereza ko isozwa ry'ibyavuzwe ku birebana n'imperuka y'isi. Ibyo abantu batekereza cyane mu gihe badashobora
gusobanukirwa impamvu zitumye habaho iryo hinduka niyo mivurungano. The latest day are here again. Icyakora abahanuzi bavuze ibirebana n'imperuka ntibagerageje gusobanura iby'imperuka y'isi, bahera ko ku bintu by'amayobera byabaye mu gihe cyabo, ahubwo bahemukiye Imana basobanura ko ibintu byari kuzaba byifashe igihe cy'imperuka y'isi yari kuzaba yegereje. Isomero bimwe mu bivugwa muri ubwo buhanuzi, urebye niba koko birimo bisohora muri iki gihe: intambara, inzara, imitingito, indwara, ibyorezo. Matayo 24:7, Luka 21:21, urugomo ririyongera cyane. Matayo 24:11, abantu barimbura isi. Ibyahishuwe 11:18, abantu bakunda amafaranga kandi ntibakunda Imana. Timoteyo 2:3-2:4. Ibibazo mu miryango. Timoteyo 2:3-2:3. Abantu bashishikajwe no kumva imperuka yegereje. Matayo 24:32-39. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bubwirizwa ku isi hose. Matayo 22:14. Ese kuba abantu baragiye bibeshye ko igihe imperuka izabera byaba bigaragaza ko imperuka itazabaho? Igisubizo cya Bibiliya: igihe bazaba bavuga bati hari amahano cyangwa amahoro n'umutekano, nibwo irimbuka ritunguranye rizabagwa gitumo, nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntaho bazahungira. Abatesalonike ba mbere 5:3. Nimureke dusoreze ahangaha, tuzasubukura ubutaha tubabwira uburyo irimbuka ry'isi rishobora kuzabaho ritunguranye nk'uko igise gitungura umubyeyi. Yari Murindi Official TV 1.